Ikaze nanone ku makuru yacu yo kuri aya manywa, ngiye kuba nkugezaho amakuru adasanzwe, tugiye kuba twibanda kuri izi ngingo zikurikira. Mu nkuru dukesha ikinyamakuru The New York Times kiratubwira ko leta zunze ubumwe za Amerika yamaze kuba ishyira amabanga hanze y'icyatumye iteza intambara muri burasirazuba bwo hagati, ikaba ihanganyemo n'igihugu cya Iran. Ndetse ndaza kukubwira ibyinshi muri aya mabanga, ngiye kuba nkusobanura aya mabanga yose uko agiye atondekanye ndetse n'ukuntu yamaze kuba agera hanze. Ni byinshi rero tugiye kuba tukubwira. Turaza kwinjira hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndaza nkubwira uburyo ki General Sultan Makenga yaje kuba asohoka muri Goma, agasohoka mu buryo bukomeye cyane ko maneko n'abanda kava ba FARDC bari bamaze kumugotagotera hano i Goma, ariko ntibamenye uburyo yamaze gusohoka hano i Goma ajya gutanga amabwiriza ku rugamba. Ndaza kuba nkubwira uburyo yasohotsemo, ukuntu yasohotse kuri moto, yasohotse kuri moto zirindwi. Ibi ngibi nabyo ndagenda mbikubwira, byose ndagenda mbikuvira imuzi n'umuzingo. Hano mu Rwanda ndaza kuba nkubwira ko Major General Ronald Rwivanga yamaze kuba yamaze kurahirira kuba umuyobozi w'ingabo zunze ubumwe za Afurika y'Iburasirazuba. Urumva ko u Rwanda noneho rukomeje kugenda rugera ku ntego zarwo. Ibyinshi bugenda nkusobanura rero, reka ngushimire ko wamaze gukora subscribe, reka ngushimire ko ugiye gukora subscribe. Niba utarayikoze, ni ukuri ndakwinginze utarayikora yikore, nawe wayikoze ndagushimiye cyane, kandi ni ukuri mujya mudufasha mukore kuri like kugira ngo iki kiganiro cyacu kijye kigera ku bantu benshi bagiye batandukanye. Ngenda cyari Madison kugezaho aya makuru. Tudatinze rero, amakuru yacu tugiye kuyakomereza hano muri intambara mu burasirazuba bwo hagati, aho igihugu nka Leta zunze ubumwe za Amerika ifatanije na Israel ikomeje guhanganamo n'igihugu cya Iran. Ejo nibwo Donald Trump, perezida wa Repubulika wa Leta zunze ubumwe za Amerika, Donald Trump yamaze kuba ashyira hanze amabanga akomeye cyane yatumye bashoza intambara ikomeye ku gihugu cya Iran. Amakuru yaje avuga ati iki rero Donald Trump yavuze ati icyatumye dushyiraho iyi ntambara, dutangiza intambara, twe twiteguye ko tugomba gufata undi muyobozi twebwe dushaka, tugakuraho ubuyobozi bwa Iran tugashyiraho ubwacu. Ahangaha rero hari umugabo bari baramaze guteganya ko bagomba kuzishyiraho umuyobozi wabo, ndetse n'umwe mu bageze kwa abayobozi b'iki gihugu cya Iran. Uyu mugabo rero yagiye akora mu nzego zigiye zitandukanye hano muri Iran, ndetse n'umwe mu bagabo bagiye bavuga imbwirwaruhame zigiye ziremereye cyane. Niwe wagiye uhangana na Iran na Israel, akababwira ko agiye kurimbura Israel burundu, akayikura ku ikarita y'isi. Uwo ni umwe mu bagabo wavuze ko Leta zunze ubumwe za Amerika ariyo shitani nkuru, ndetse anavuga ko uwamuha ubushobozi yahita akuraho igihugu cya Leta zunze ubumwe za Amerika. Mbese ni umwe wagendaga ndetse avuga imbwirwaruhame zigiye zikanganye ziremereye. Ni umwe mu bahagaze mu nama zigiye zikomeye zikorerwa hirya no hino ku isi, akavuga ko nta jenoside y'Abayahudi yabayeho. Uyu mugabo ni umugabo w'umuhanga mu mitegekere, ariko noneho ufatwa nk'umufungamutwe muri iki gihugu cya Iran. Uyu mugabo bamwita Mohammad Ahmadinejad. Uyu mugabo rero Mohammad Ahmadinejad niwe wari wateganijwe na Leta zunze ubumwe za Amerika ko bakimara gushoza intambara kuri Iran ariwe bazahita bagira umuyobozi, akaba ari gutegeka Leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi ngibi rero uyu mugabo, icyo nakubwira cyo bita Mohammad Ahmadinejad, uyu mugabo yaje kuba akora mu nzego zigiye zitandukanye, nko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi. Uyu mugabo yari guverineri mu ntara ya Adabur. Hano ni muri Iran. Ngira ngo iyi guverinoma ya Iran urabizi ko nyine ifite agace ko bita Adabur. Uyu mugabo rero yayibereye guverineri, nyuma gatoya, nyuma ya 2017 nibwo yaje kwibera umwarimu w'ibyerekeranye na siyansi. Ibyo ngibyo yarabikoze amaze kuba umwarimu, ubwo ni 2003, kuko kuva mu 1997 yari umwarimu. Nyuma yaho yari umwarimu wa siyansi. Nyuma rero kuva mu 2003 nibwo yaje kwiyamamariza kuba meya.
abaza kuba meya ndetse anatsindira kuba meya w'intara ya Tayilandi birangira ayoboye Tayilandi, arayiyobora ku buryo bukomeye cyane. Uyu mugabo rero Muhammad ntabwo byarangiye gutyo gusa, kubera ko kuva mu mwaka wa 2005 yaje kuba yiyamamariza kuba perezida wa Iran, birangira anatsinze amatora ababaye perezida wa Iran, arayobora kugeza 2012. Wakibaza ngo byagenze gute rero? Uyu mugabo ni byinshi byagiye nagenda nkubwira kuri we, ariko noneho iyi ntambara ya Amerika na Iran ndetse na Israel iri gukorerwa hano mu burasirazuba bwo hagati, reka nkwibutse ko iyi ntambara yatangiye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Iyi ntambara igitangira rero, uyu nguyu Mohammed Ahmadinejad yaje kuba agabwaho igitero na Israel ndetse na Amerika, ariko ntabwo cyari igitero kigamije kumuhitana, ahubwo cyari igitero kigamije kugira ngo kimufate kimujyane, yere kwicwa n'ibi bitero Amerika igiye kugaba kuri Iran. Iki gitero rero bagabye mu rugo rwe. Nuko impamvu bagabye igitero ni iki? Bagabye igitero cyo kumushimuta, kubera ko n'ubundi yari asanzwe arindwa n'inzego z'umutekano mu rwego rwo kugira ngo ataza kumena amabanga, ataza no gukora byinshi bigiye bitandukanye, kubera ko yari yarigumuye ku butegetsi, birangira afungiwe mu rugo mu buryo bw'umutekano wa leta ya Iran. Uyu mugabo rero baje kuba bamugaba igitero. Iki gitero bamugabye haje kuba kurasana cyane, bituma uyu mugabo akomerekera muri iyi ntambara, ndetse hafi no kuba yaragiye no gupfa. Uyu mugabo ahantu ari uyu munsi ntihazwi, ndetse ni nabyo cyanabaye intandaro ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ejo bundi yaje kwivugira ijambo ngo ibyo twateganyaga byo gukura ubutegetsi ntabwo bigishobotse, kubera ko bateganyaga gushyiraho n'ubundi nyine yamaze kuburirwa irengero, kandi urumva nyine uko byaje kugenda, byaje kuba bitagenda nk'uko bo babiteguye. Niyo mpamvu rero yaje kuvuga ati ariko ntacyo bitwaye, kubera ko ubuyobozi bwabo bwarahindutse, kuko n'abayobozi benshi bari bariho bamaze gupfa. Uyu mugabo rero ni umugabo waje kweguzwa, yaje kwirukanwa kuko 2012 ubwo yari perezida wa Iran, atumijweho n'uwari urabizi ko hari muri Iran haba hari uwo bita umuyobozi mukuru w'ikirenga. Uyu muyobozi mukuru w'ikirenga rero yamutumijeho yatumijweho n'uyu nguyu umuyobozi mukuru w'ikirenga bita Ali Khamenei niwe wari wamutumijeho, birangira banamweguje. Uwo munsi ahita asimbuzwa undi ako kanya. Rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kubisobanura ko kuba basimbuza cyangwa se kuba bafata inzego z'ubuyobozi zari ziriho bakazisimbuza ubundi buyobozi bo bishakira, uyu muyobozi we bumvaga bashaka gushyiraho, nk'uko ubona bakuyeho Maduro bagahita bishyiraho wabo bazajya bategeka uko bashaka, bakamubwira ibyo bashaka. Niyo mpamvu uyu mugabo nawe bari bamutekerejeho, ndetse baje kugaba n'ibitero abizi neza ko ibi bitero bigomba kuzagarubwa kuri Iran. Ibyo byose yari amaze kubimenya, nayo mpamvu bari barafashe n'umwanzuro wo kugaba ibitero kuri Iran kugira ngo bamwimike, nawe bajye bakora ibyo bishakiye, bamutegeke ibyo bashaka, bamubwira ati intwaro ntidushaka kuzikora, yikirize. Avuga ati yego rwose. Ni byinshi bagomba kugenda bamubwira, ndetse n'imikoranire myinshi igiye itandukanye. Iyi ngiyi bagomba kugira bamubwira ati ugomba gukora ibi ngibi, kandi akabyemera atazuyaje, kubera ko aribo bari bagiye kumwimika. Aya rero ni amakuru nagiye nkucukumburira, nkubwiye ko aya ni amakuru dukesha ikinyamakuru The New York Times. Ndaza kukubwira ko nanone ejo mu masaha y'igitondo nibwo moto 7 zapakiweho imizigo hano hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gace kano hakurya Goma. Moto 7 zipakirwaho imizigo, zipakirwa nk'izivuye kurangura cyangwa se nk'izivuye guhaha. Bafata imodoka nanone 20 za General Sultan Makenga, zigenda zicagaguramo uduce, imwe ikagenda yamara kugera nko mu kilometero cyangwa ibirometero 2, indi nayo ikagenda gutyo bakagenda bacangamo za moto, bakagenda bacangamo ku buryo utapfa kumenya ngo niziherekeje uyu mugabo w'igikomerezwa cyangwa se niziherekeje uyu General Sultan Makenga. Izi moto rero zakomeje zigenda mu ntera igiye itatanye, ariko nanone ngo harimo ikoranabuhanga rikomeye cyane. Uyu mugabo rero
ngo yari yerekeje i Rubaya, yari agiye Rubaya mu gutanga amabwiriza kuko yari arimo yerekeza muri Rubaya, yerekezaga Rubaya aciye no muri iyi teritwari ya Ntuze ya Masisi kugira ngo agende atange amabwiriza ubundi abagarurira abasirikare akanyamuneza cyangwa se abagarurire kamorali, kubera ko bari bakomeje gusa nk'abahunga bigira hino bahunga izi ngabo za FARDC ndetse na za Wazalendo babahunga cyane. Rero ngo yari agiye kureba ko ibikoresho biri kugerayo ku buryo ashaka cyangwa se ku buryo biteganijwe, ndetse ngo anabongerere akamorali, ndetse ngo yanababwiye ko ashaka kwigira hafi ku buryo agiye kuza kurasana nabo ku rugamba kugira ngo urugamba rukomeze kuba urugamba rumeze neza. Kubera ko ndagira ngo mbamenyeshe ko FARDC yafashe za maneko nyinshi cyane zikikiza hano muri Goma ndetse no muri teritwari za Masisi n'ahandi za Mwenga n'ahandi hantu hose huzuyeyo za maneko na bandakava bashinzwe gutanga amakuru. Ikintu gitangaje rero ngo uyu mugabo ejo akimara kwegera muri bya bice, kubera ko urumva n'ubundi ni ibice byari byegeranye n'umwanzi, ngo kuva mu birometero 8 drone zose zahise zitangira kubura network ku buryo ngo babonaga ahantu umwanzi mukuru ari, uyu nguyu General Sultan Makenga nyine babonaga ahantu ari, ariko noneho bashaka kugira ngo bazamure drone zo kujya kurasayo network zikabura, ndetse bakimara kubona ko amaze kwinjira mu kirere cyabo, notification zagiye zibageraho bagahita babona ko hageze ibigomba kujaminga cyangwa se gutesha umutwe ikoranabuhanga ryabo, babona ko hari ibindi bintu bidasanzwe bibagezeho, ndetse hari ikoranabuhanga ribagezeho, bahita bamenya ko umwanzi mukuru yabagezeho, ariko noneho badafite uburyo noneho bashobora noneho guhangana n'ikoranabuhanga rye. Nicyo cyatumye bashaka kumurashisha drone ngo zibiranga, kugeza ubwo yongeye kuba yisubirira Igoma ku mutuzo umeze neza cyane. Ahangaha rero reka nkubwire ko ndakomeza nkubwira ko General Ronald Rwivanga yamaze kuba asinyira cyangwa se arahira kuba umuyobozi mukuru w'ingabo zihuriyeho Afurika y'Iburasirazuba, asimbuye umunyakenya. Ubu rero ibiro by'uyu mugabo Ronald Rwivanga bigomba kuba biri mu Bugande, mu gihugu cya Uganda niho agomba gushyira ibiro bye, bigomba kuba bihagarariye izi ngabo za Afurika y'Iburasirazuba zihuriweho. Ikindi ndibuze kukubwira ko ari byinshi bigiye bitandukanye, ni byinshi bigiye kuba bitandukanye. Reka duhinira ahangaha andi makuru, reka nere kubarambira amakuru yarinze kugenda nyabahereza mu kanya gato cyane, mu kanya gato reka mbageza andi makuru. Tuze guhura, utarakora subscribe gikore vuba, nawe wayikoze kamubwire ngo mukore like kugira ngo tuze kwibanda mu biganiro byacu bigiye gukurikiraho. Imana ikomeze kuba umugisha, reka tuze guhura mu bindi biganiro bigiye kuza gukurikiraho mu kanya gato cyane. Njye na Madson.